Ndabaramukije nshuti bakunzi bo kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, mbifurije umunezero, mbifurije ugukiranuka, mujye mubifura aho muciye hose kuko nibyo byonyine bitanga ubuzima bw'umudendezo. Ubuzima butarimo umutima ugucira urubanza, bari ubuzima buryoheye buri kiremwa muntu cyose. Mbahaye ikaze, ni karibu ku meza mwese, muze dusangire amafunguro atunga abatwebwe b'imbere, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Karibu ku meza. Murakoze cyane, asante sana. Iwanyu muraho? Wacu ni amahoro, ndasuhuza inshuti zo kubaho Table Talk aho muherereye mwese. Iwacu muri East Africa, Burundi, mu Rwanda, Tanzania, turabasuhuje. Amahoro. Amahoro. Yego. Nibiki bishyase? Bishya n'umwaka utangiye. Awe. Izi ntangiriro z'umwaka nyine janvier yose nyifata nk'aho ari intangiriro. Ubundi intangiriro nge nyifata nk'aho ari nko kubanza gukora fondation mu kwezi kwa mbere. Ubundi wagombye gukora ikintu kimeze nka fondation y'umwaka wose. Niko bimeze. Kugira ngo utegure uko umwaka wawe uzagenda, ubundi byagombye guhera mu kwezi kwa mbere muri janvier. Bajya bavuga ngo umwaka mushyashya utangiye ngo ni nk'igitabo. Yego. Igitabo kirimo page ziri vierge cyangwa se zidafite ikintu cyanditseho, ugiye kwandikaho ibyawe. Bivuga ngo rero buri munsi ni page, kandi buri igitabo kigizwe na page 365, ubwo ni iminsi y'umwaka, ubwo nyine buri munsi ni page. Nibyo. Ntabwo inkuru iri kuri page ya mbere igisa niyo kuri page ikurikiye, kuko ubwo page zose z'igitabo zigizwe n'inkuru imwe, ntago abantu bagisoma, basoma page imwe bakarekera aho ngaho. So bivuga ngo n'ubuzima bwacu nuko nko tugiye kugira gute kubwubaka. Hari abantu bajya bahura n'akantu kagoye uyu munsi, ejo bakongera kagasubiramo, n'ejo bundi bakagasubiramo. Oya, ubwo ni page ibitambutse, indi page ikurikiyeho cyangwa se undi munsi ukurikiyeho tuba tugomba kwandikaho ibindi bintu bishyashya bizakora inkuru y'ubuzima bwacu muri uyu mwaka dutangiye. Umwaka mushya muhire rero nanone. Umwaka mwiza namwe, kandi umwaka mwiza kubakunze kubaho Table Talk. Yes, uyu munsi rero tudatinze tugiye kuganira cyangwa se tugiye gusangira ikintu gikomeye cyane abantu benshi dukunda kuvuga mu kanwa kacu, turirimba, mbese ni ikintu gihambaye ku buzima bwacu. Mfite amatsiko yo kukimenya. Se ntago wagiketse? Ibintu abantu bavuga cyane baririmba, wenda aganishije ku kuririmba ntagikeka ko ikintu cyaririmbwe n'abatubanjirije kikaririmbwa n'ubu. Urukundo mama. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo. Ko ari rugari. Urukundo ni rugari, ariko uragerageza ubidusobanurire mu buryo bwawe. Kuri wowe urukundo ni iki? Biragoye. Kandi mbona usa n'umuntu wabasha gukunda. Ntabwo abantu babirebera inyuma ku mubiri ngo bamenye niba umuntu yabasha gukunda cyangwa niba atabibasha. Akenshi nyine tujya twibeshya ko n'igihe tugwamo neza. Yego, ariko buriya si cyo cy'ingenzi cyo kugenderaho. Hari iby'ingenzi byo kugenderaho kugira ngo umenye urukundo icyo ari cyo. Benshi barwita amazina atandukanye, benshi baruvuga mu buryo butandukanye, benshi barwita uko babishaka, bakaruririmba, bakarushushanya, bakarwubakira, bakaruvomerera, yewe barushakira n'ifumbire. Hakozwe ari byo. Yego, bakarubagarira kugeza igihe banasaruye. Rero urukundo ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kigari umuntu atavugaho mu kanya gato ngo gishobore. Ese kuri wowe urukundo rugira amoko? Urukundo kuri njyewe ntabwo naruha amoko. Ni nkuko navuga ngo rufite ibara. Ngo hari amuru romantike, ngo hakaba amuru y'abavandimwe, hakaba amuru. Kuri wowe urukundo urufata ute? Urukundo ntabwo naruha amoko cyangwa nduha amazina. Nge urukundo duha icyerekezo mpereye ku rukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ni data waturemye. Hallelujah. Ni Imana ishobora byose. Niyo rukundo. Iyo uvuze rero ko Imana ariyo rukundo kandi kabisa natwe abo yaremye
icyo gihe uhita wumva ko natwe twifitemo urukundo, turi urukundo, natwe ubwacu turi urukundo, ahubwo tukamenya uko turuhanahana bamwe ku bandi. Bityo icyo gihe ukaba wareba umuntu ukavuga ati rwose afite urukundo. Ariko ugasanga ni urugendo rurerure muri ubu buzima, aho bamwe batabasha kurutanga kubera ko barubuze cyangwa se batazi ko ari bo ubwabo ari urukundo. Ugasanga bafite ibura ryarwo muri bo, bakajya bahora baruburana barushaka ku bandi. Ariko urukundo ndufata nkaho ari data wa twese, ni Imana yaturemye. Bityo sinashobora kuruha amazina cyangwa ngo nduha amoko. Bivuga ngo urukundo ni ubumana mu bantu, ni ya neza nyine, nubwo bupfura. Urukundo urushatse kuruha definition cyangwa igisobanuro, wavuga uti ni imigirire myiza, ibyo uhitamo gukorera mugenzi wawe, yego, rwose ukabikora witanze, wiyibagiwe, ariko udategereje ikintu kiri bubiveho. Byumvikane ko uravuze ngo urukundo ni Imana. Byumvikane ko twe turi ubuturo bw'Imana, by the way, Imana ituye muri twebwe. Ubwo byumvikane neza ko urukundo ruri imbere muri twe. Nuvuga ngo nta handi urukundo rwacu ruri imbere muri twebwe, ko n'Imana iri imbere muri twebwe. Niko byagombye kugenda kugira ngo hatabaho no kubyitiranya abantu bakabyita. Ariko ngo nta rukundo rukibaho. Iyo ni debandende, ni ibintu by'ibiganiro. Mu magambo make abantu bavuga ngo nta rukundo rukibaho. Nyantanga message abantu benshi bakambwira ati reka nta rukundo rukibaho, nta rukundo rukibaho. Hari umuvandimwe twigeze kuganira arambwira ati abantu bavuga kandi bagahamya ko nta rukundo rukibaho bafite ikibazo gikomeye. Bafite ikibazo gikomeye, ntese kubera iki? Arambwira ati buriya umuntu uhora avuga ko abandi badafite urukundo, ahubwo wararwaye, ni utarufite, ni urubura. Bityo rero uwo muntu uhora avuga ko abandi badafite urukundo, ko rwabuze, nta rukibaho, akwiye kwigaruka akibuka ko ari we soko y'urwo rukundo, ari kuvuga ko abandi batagira. Ni umukene mu rukundo. Yego. Bityo yarutanga akaba ari kumakinga sure cyangwa akaba ari kwemeza ko ubwo ngubwo urwo rukundo atanze ariko ameze nk'urukuruhinga. Telefone nziza, ndibaza ko uramutse ufite iyi telefone ntabwo wavuga ko itabaho. Yego. So uramutse ufite n'urukundo rero ntabwo ushobora kuvuga ko urukundo rutabaho. Ikintu tuvuga ko kitabaho nicyo tudafite. Abantu bose bavuga ko nta rukundo rubaho nuko ntarwo bafite, bari kujya kurushakira mu bandi, sibyo? Ikindi ubwo ngubwo umuntu uvuga ko nta rukundo rubaho, mu yandi magambo ikintu nakongeraho, ubwo abahakanye n'Imana, kavuze ko n'Imana itakibaho kuko Imana niyo rukundo. Yego. Cyangwa abayananiwe kujya kuvoma urukundo kuri nyirarwo kugira ngo nawe abashe kurutanga ku bandi. Yego. Bityo nitubyumva ko urukundo ari Imana kandi tukaba tuzi ko ari yiruduha, tukumva ko ni isoko yarwo iri muri twebwe, twagombye kuvoma kugira ngo twumve twuzuye koko. Noneho wakuzura urukundo ukabasha kurutanga, kuko ku rukundo si ukujya kurufata ahubwo ni ukurutanga. Kandi Imana yaratubwiye ngo dukunde. Dukunde. So abana b'abantu bo dufite ikibazo cyo kujya gukunda abantu ngo nabo badukunde. Dufite ikibazo cyo kujya kureba urukundo mu bandi kandi nabo bari kuruturebamo. Ugasanga uri vide, nanjye ndi vide, ndashaka kunyuzuriza, nawe urashaka ko nkuzuriza, ibyo tudafite ugasanga twiriwe dushwana, twashwaye. Ariho hava gukomereka k'umutima cyangwa se kuvuga ko urukundo rutera umubabaro, kandi mu by'ukuri urukundo rudatera umubabaro. Ngaho rero mbwira, hari ibindi bintu bajya bavuga. Hari ukuntu ubona nk'umwana mutoya, umwana muto cyane, avuga ko abwira mama ko amukunda, akabwira papa ko amukunda, abana bigana ndetse n'abandi benshi batandukanye, ariko yakwigira hejuru mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se cy'ingimbi, agatangira guhindura ibintu, agatangira guhitamo umuntu umwe akavuga ko ari we akunda, agatangira guherera kuri telefone, ururimi rutava mu kanwa, ati yakunze. Ese koko nawe ibyo bintu byita urukundo? Mu by'ukuri si n'abana gusa, n'abakuru n'abakuru nuko bigenda. Usibye no kubirebera ku bana rero, n'abakuru niko babigenza. Uwo muriro, ubwo bushyuhe buzamuka, umuntu akabyita urukundo. Mu by'ukuri hari igihe tubyitiranya, ariko njye mba mbona atari rwo rukundo. Mba numva ziriya ari mu gifaransa no mu cyongereza nibwo usanga bisobanuka, cyangwa ushobora
turemangingo turi muri wowe imisemburo izamuka ikazamurwa n'ibiguteye ibyishimo birenze uri kurebesha amaso yawe byagukuruye kuri uwo mugenzi wawe bityo ubwo bwiyumve ukuri kwiyumva bikabije birenze byaguhaye ibyishimo n'umunezero muri wowe udasanzwe bigatangira ukaba ari byo urukundo ariko mu by'ukuri ari imisemburo iri mu mubiri uba wakuruwe n'ibyo warebye n'ibyo uri kureba n'ibyo uri kwibwira utari wanabona wenda bitewe n'uri kureba bityo ukabyita urukundo ariko mu by'ukuri abantu benshi bashobora kwitiranya urukundo hamwe n'irari rishingiye ku mibonano mpuzabitsina kuko iyo umubiri wacu ukeneye amazi twumva inyota umubiri wacu wakenera ibiryo tukumva inzara donc ni ukuvuga ngo niyo umubiri wacu bitewe n'imisemburo yaremetse muri twebwe iyo ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina twumva nyine kwa kundi abantu baba excité so kuba excité rero ntabwo bivuga ko nabivuga mu kinyarwanda ko bifite n'izina ry'ikinyarwanda nibyo bita urukundo ariko mu by'ukuri twige gutandukanya urukundo n'irari rishingiye ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se kurindi irari iryo ari ryo ryose hari n'ishingira ku butunzi hari n'ibishingira ku ahubwo rero ngendeye no kuri ibyo wenda wasanga ari nabyo wari ugiye kumbaza ariko nshatse kuvuga nk'urukundo noneho mu bijyanye n'ibyo ngibyo by'imibanire y'abantu nge navuga abantu bamaze kubana bamaze kwemeranwa kubana nk'umugabo n'umugore ahubwo uzaduha ubuhamya n'ukuntu bahitamo tuzabivugaho abakunzi bacu tubararikira ikiganiro gikurikiraho ni gute wahitamo umukunzi wa nyawe rero ndi gusoza mvuga kuri urwo rugero ngiye gutanga icyo nakita urukundo mu bundi buryo hagati y'abantu babiri babanye nge natangira kurubara igihe umugabo yamaze kubana n'umugore bashyingiranwe byemewe n'amategeko nuko bakaba babyaye nk'umwana wa mbere ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu amezi nk'atandatu biriya twitaga gushyuha no gukururwa n'ibyo bareba n'ibyo batekereza byamaze gushira byamaze gukamuka ntacyo kibona kiriya gisigara kiriya kibaherekeza kiriya avuga ati iki ndakigenderaho gikomeze yajya no kubabara akumva arakubabariye yabona ibitamunejeje akumva aratuje kuri wo kubera ibyo bivuga ngo bya bindi rero bishobora no gushira ukabona abantu nabo baratandukanye cyane bivuga ngo ntago bari barakundanye ahubwo hariho ryarari bindi bya rukuruzi wamara kubikanyuzamo bishize cyane rwose bikarangira bisobanuye neza mu gusoza wenda ikindi kintu nakongeraho nuko urukundo ni roho kuri roho ntago urukundo ari umubiri ku wundi kubona uburyo umuntu ateye uburyo umuntu aseka kumva ijwi ry'umuntu ntago bihagije ngo uvuge ko uriya muntu wamukunze kuko uyu mubiri ni inzu dutuyemo uyu mubiri ni igikoresho roho ikoresha muri urugendo rw'ubuzima kugira ngo tubashe gusohoza misiyo yacu umubiri rero ntago bawukunda umubiri barawushima iyo umaze kwitegereza amatuza y'umutipe runaka mvuze nk'abubu nyine urihangana amatuza sinzi niba ari n'ikinyarwanda sinzi ukuntu ugiye dukomeze niko bajya bavuga cyangwa se ukabona amataye y'umukobwa hariya inseko iki ubwo nyine uba washimye ni nk'uko watambuka hariya ku muhanda ukahabona inzu nziza ukayishima iriya nzu yishimye ntabwo ushobora guhita ugenda ngo uyishyure bagendeye ku marangi habaho habaho icyo bita expertise ukareba bya bintu byubatse inzu bifite agaciro kangana gute ukabona kujya kuyishyura ushaka kuyishyura cyangwa kuyikunda ugasanga imbere n'irimbi nta kintu kiyirimo ndetse rero no ku mwana w'umuntu bamaze gushima umubiri uhita uvuga uti ndashimye noneho sasa uhita ufata igihe cyo kujya kwiga wa muntu donc umurimo imbere n'indi wa muntu wihangana wa muntu uca bugufi wa muntu ukunda Imana wa muntu uzankundira abanjye n'ibindi byose bitandukanye otherwise uramutse ugiye ubona umubiri cyangwa se ukumva ijwi kuri telefone ugakunda ugahita widekaravuga ko wakunze
ushobora gushiduka nta kintu wakunze ubusa aribwo usanga byinshi birangira kandi abantu ari beza ku buryo bugaragara. So rero wakoze cyane, turarikira abakunzi bacu kutazacikwa n'ikiganiro kizakurikiraho nagahoraho, ni kukubaho Table Talk, muze dufatanye uru rugendo maze dutekereze duhindura imyumvire tubashe kubaho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro, tuzirikana ko nta mana ari nta buzima, ubuzima butarimo Imana bwo ntabwo bukunda. So rero nawe ubwa mbere ugeze hano ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na notification ndetse no gusangiza ibingibi inshuti zawe kugira ngo dukore umuryango mugari kuri aya meza y'ukubaho. Amedite Eshanje. Bye.